abateze amatwi Rugigana Kiyonga official ndabasuhuje mwese mugira amahoro kandi mbashimiye ko mukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho umwandiko ugira uti umukobwa wo mu Gisabo. Dukurikire. Umugabo yashatse umugore, uko uwo mugore asamye inda ikavamo. Abibonye atyo ajya kuraguza umupfumu ati ubwo usama inda ikavamo niwongera gusama inda uzajye uyuhagiza amata uyisige amavuta, ntuzayikoza amazi kandi uzayirinde izuba. Nubyara umwana ntazajye ku zuba kandi nawe ntazakore amazi kandi nawe ntazakora amazi. Azajye yuhagiza amata yisige amavuta. Umugore aragenda abigenza atyo. Bukeye abyara umukobwa. Umwana arakura aba mwiza, hagati aho ariko nyina arapfa. Umunsi umwe umukobwa yicara mu kirambi afata intango araboha. Se yari yagiye guhiga, haza abahungu babiri b'inkubaganyi bavuye gushora inka. Bati uriya mukobwa ko bavuga ko adakora amazi, uhagenda akayamutera tukareba uko bigenda. Umwe azana amazi mu ruho akoramo aramutera. Umukobwa ati ntango ajya ku gasozi agenda avuga ati yemwe bahigi bagiye mu buha bwa ruguru, kera nari umuzira amazi, nari mwene Ruringa agahiga i Bugesera. Uko avuga akarigita buhoro buhoro. Se aho ari mu ishyamba abwira abahigi bari kumwe ati nimufate izo mbwa amayombo niyumvire. Nimufate izo mbwa amayombo niyumvire. Umukobwa arongera asubira muri ya magambo. Se ati uwo ni umukobwa wanjye. Baza biruka basanga hasigaye amasunzu, barayakurura arabananira, barikubura barataha. Hashize igihe hahandi wa mukobwa yatebereye hamera uruyuzi rweraho igisabo kinini cyane. Wa mukobwa akizamukiramo ariko yigumiramo. Haza abantu bareba icyo gisabo bajya ibwami bati nyagasani, hariya hari igisabo nta wundi gikwiye uretse wowe nyir'u Rwanda. Umwami yoherezayo abagaragu ngo bajye kureba, bagaruka bavuga nk'abambere kwa kundi. Yoherezayo abandi bagaragu bo mu mitwe y'ingabo ze, baracyitegereza bagaruka intero ari yayindi. Nuko abwira undi mutwe w'ingabo ati mugende mugiterure. Bagiteruye kirabananira. Indi mitwe y'ingabo yari isigaye nabo bagiteruye kirabananira. Nuko bamwe mu bagaragu b'ibwami bagiye biba kwa kundi. Bukeye haza umusore ati nyagasani, kiriya gisabo cyananiranye, ngiye kugiterura, ngiye nkagiterura wazampa iki? Umwami ati naguha icyo ushaka cyose. Umuhungu aragenda aragiterura arakizana, bagishyira munsi y'ikigega,
umwami aramugororera birambuye. Uwo mwami ntiyagiraga umugore, yibaniraga na mushiki we. Bukeye ajya guhiga, umukobwa ati ubona kiriya gisabo cya musaza wanjye kitaza ngo tubohe imitemere cyo kameneka? Ubona kiriya gisabo cya musaza wanjye kitaza ngo twoze ibyansi cyo kameneka? Undi ati kireke, harimo rutoke rw'urutunda yaza yakurusha. Ati ngwino undushe wa mukobwa. Ati ngwino undushe. Wa mukobwa ava mu gisabo araza, baboha ibyibo aramurusha, bacunda amata aramurusha, bariyuhagira aramurusha. Birangiye yisubirira mu gisabo. Wa mukobwa abwira umwami ati muri kiriya gisabo harimo umukobwa mwiza, uzaguma aha ngaha wihishe mu kiraro, nzamuhamagara aze. Nagera aha uzagende ugiterure ugihishe, azabura aho yihisha, maze umufate umurongore. Bukeye umwami ajya mu kiraro yikingiranamo. Wa mukobwa aragenda yicara iruhande rw'ikigega, asubira muri ya magambo, ahamagara wa mukobwa ngo asohoke mu gisabo. Undi nawe asubiza kwa kundi, ndetse avamo araza. Bafatanya ya mirimo, arongera aramurusha. Umwami ava mu kiraro, aterura cya gisabo aragihisha. Umukobwa agarutse arakibura. Umwami amufata ubwo amugira umugore, mbese aramurongora. Barabana, baratunganirwa. Sijye wahera hahera umugani, n'iryo saro cyangwa se uwo mukobwa mwiza wo mu gisabo. Ahirwa rero umwami. Abateze amatwi Rugigana Kiyonga, Imana ikomeze kubaha umugisha. Mbashimira ko mwakoze subscribe, like, share, comment, maze mugasangiza n'abandi kugira ngo bajye bakomeza nabo bumve iyi migani nyarwanda. Nimugire amahoro mwese aho muri.